hari no gucererwa kuko moto yica no muri jya mu bigakunda Uwiteka yari yabatekerejeho kuko ntabwo yabibagiwe nk'uko mutakibagiwe abana banyu. Haleluya. Hari ibintu bikeya cyane ngiye kuvugaho muri iyi minsi. Hari ikintu kiri mu biyita abarokore cyangwa se abitwa abarokore kigenda cyaruririye mu bantu, ukicara wumva ngo umurokore, ukagenda bimwe na bimwe byangiza uvuga ngo umurokore, ariko hari irindi banga nje kubabwira ryihishe inyuma y'ibindi byose kugira ngo abantu bamenye ukuri. Haleluya. Muri iki gihe Satani yaritegereje asanga ntabwo ugisambana, ntabwo muhurira muri rogi. Yitegereje asanga inzoga wazivuyeho ntabwo mugihurira mu kabari, ariko bafite iyindi sisiteme yaduye ituma abantu b'Imana baba mu gahuge, bakaba batarasobanukirwa inzira barimo kugenderamo iyo ari yo, bakivuga ngo turabrokore. Ijambere bakoze inama basanga ibyo barimo gukora, batinze gatoya basanga itorero ryagiye, kuko igihe kirihuta kandi kirarangira. Bakimara gukora inama basanga njyewe ubwanjye utanywa inzoga utanasambana, nibakoresha ururimi rwanjye nicara mvuga ngo bidakwiriye, icyo gihe ndimuhaneshereze. Amagambo araje menshi arazamuka ku buryo abantu bicara bakananigurana mu rusengero, bakanavuganira mu rusengero. Kicara ururimi rwawe rudatuza. Iyo ni inama irimo gukorwa muri iyi minsi, kuko ntabwo azagusanga mu kabari kandi utanywa inzoga. Si uri umuntu ukorese. Haleluya ariko. Amen. Haleluya. Amen. Icyo kimaze gufatwa kirakorwa kandi koko kiranakunda. Cyarashobotse icyo ngicyo, ntabwo yananiwe kuko agira umudayimoni witwa bimuteze, akazamuka bimuteze, agahita agutera wicaye muri korari atari kubura akana kambaye jipe, kamurebera yinjira mu muryango, iriya nkweto yambaye n'ubwoko ki, kabivugana na runaka, mukicara ijambo ry'Imana riri mu gutanga abantu barimo kubireba. Ako ngako karanoze. Icya kabiri nababwiye ko asigaye nitonda. Icya kabiri ateza ikintu mu iteraniro rusange nk'ubu twateranye, ugasanga nko mu gihe cy'ijambo umubyeyi utagiye hanze mu bwiherero nibwo yumvisha bishatse na cyane. Ikindi dufite iterine nkatwe twose abana dufite amabere ako kanya umutima ngumarira mu kanwa k'umwana. Nibyo byadutse muri iyi minsi mu ntango, nabyo byari birimo. Haleluya. Iyo mwese mu mitwe turabibona nta kibazo. Uravuze ngo ndakeye. Haleluya. Amina. Noneho ugahita wikanga wafashe ibere kugira ngo rero utashyira mu zuru ry'umwana, umutima wose umumarira mu ibere, ntujya wumva titire y'ijambo basomye, yewe n'igice basomyemo ntukibuka, gusa wumva abandi bakomye mu mashyi, ukaba wagenda ariko ntuzi ibyabaye. Ibyo nabyo mu nama byari birimo. Yateje abantu benshi agahuge, ari mu itorero ry'Imana, Imana ibibereye maso n'ubundi kutahariza. Amina. Aya mashyi Imana irayakunda. Haleluya. Amen. Icyo kintu kimaze kwinjira, abandi bahita bafatwa n'ibitotsi muri ya masaha y'ijambo. Umuntu wese ukikanga yasinzwe kandi yageze ku buriri kubera WhatsApp zaje, birinda bigera saa 12 atanasenzemo, ari kuri YouTube, ari mu mafilimi, ari kuri TikTok, nanjye mbaho muzarebe. Ubundi ugasanga
cyagihe cyose kuko nta mwanya afite wo kujya kuri TikTok barahita babibona, ariko nibura atangira kotsa isuka kwa kuri twajyaga tuyoza kayishikamira ku buryo ubuhinzi ageze hari aho kimeze gutya. Ije nabyo mu nama ngo byari birimo, ariko haleluya, amen, Uwiteka ribereye maso, amen. noneho ikindi kintu kirimo tuvanye kuri icyo cyo gusinzira cyangwa se kwicara ukanegura na wicaye mu rusengero, ntabwo ari ikindi kinini, oya ni akantu gatoya gusa ko gucererwa. Kuzinduka yarababwiye ati reka uriya muntu iyo ahagaze ku gatuti yicara avuga ngo toka sitari. Noneho rero kugira ngo tumutsindishe iyi ntego, jya umukerereza ku buryo ki marayika azajya atwara raporo y'abasenze ntayiboneke. Ako kantu gatoya kari mu nama. Noneho birangije umuntu wese akaba yarayanateye ipasi, ariko abagore twebwe turi abagore beza, uhita ubona ibintu byandagaye munsi y'igitanda ukabona umusaka waje, kandi isaha zo kujya kuri peta zageze cyangwa se zo kujya mu materaniro zirageze. Icyo gihe imirimo iba myinshi. Iyi minsi ya none umuntu wese ari bize, ntabwo ari mwebwe, ni Satani urimo kugira abantu bize kuko kuza kwa Yesu kurengera. Ariko twese haleluya, amina. Nitonda n'ijwi ryabaye byiza, sibyo? Haleluya, amen. ako kantu gatumye abantu buri munsi bakererwa. Turatangira saa 4, haracyaburaho utunota dukeya. Twebwe tugira n'abaririmbyi aza akakubwira ngo nafatiwe muri jamu rwose, kera na kare kose yari ari he kwazi kujya mu nzira. Musenyera kuri 0 mukagira ngo mwasenze. Alisa yaratubwiye ngo abo bantu babitaba amayibobo. Imana tubabarire. Akandi kantu gatoya noneho ko karuta ubundi butoya. Abantu bose bicara bakenera umugisha, ariko umugisha mwinshi ni twebwe tuba twarawifungiye. Nirangiza kuvuga utu tuntu turajya mu ijambo ry'Imana. Haleluya, amen, haleluya. N'akantu kitwa icya 10, n'akantu gatoya gusa. Iki cya 10 abantu batajya batanga, buri kanya bakicara bateze ibiganza. Ibyawe utunze n'ibyo wabikije kuri konti, ibyo utabikije ntabwo ufite. Iyo ufite ibihumbi 100, ayawe ariho mu mutwaro wawe. Rero mu gihe utawubitse, ejo wijya kurira Imana ngo utakambire ubwire ngo Mana kuki utamugisha, aho ujya kubikura kuri konti y'andi wabitse. Nimukatanga icya 10 kugira ngo mujye muhora mwizengurukaho, mugeraho mwivovotera Imana. Icyo ngicyo nacyo ngo cyari cyageze mu nama da. Kubera iki? Iyo ugitanze neza uba uri mu kwibikira, hahandi hatagira ingesi n'inyenzi. Nibyo yewe? Iyo ugitanze neza uba ushyize hahandi hatagira ingesi n'inyenzi. Niyo mpamvu uzarebera umva ikintu cyabiteye. Iyo ubonye miliyoni 1, ibibazo wari ufite bita byikuba nka 7, bikaba byinshi, ukabona na za miliyoni ntabwo zihagije, ugahita wiguriza. Kandi se wiguriza urimo gusarura, aho wakagiye kubikura ngo wishyure nta kintu wabikije. Haleluya. Nasomye ijambo riri muri Yohana rivuga ngo uwari uzingazingwe cyangwa se uwari uboshywe, haleluya, nicyo